numvaga mva isi yanyikaragiyeho ndaba mfite basaza banjye babiri ngagurisha agashyamba nari mfite umuntu twasangiye ubusa tukita n'ibisambo dore ngiyi fotokopike iki yisomero ngiti usome byose kugira ngo utagira ngo nanakubeshya urebe nge nawe turiho turi babiri sanga inzu yaragurishijwe kera ndabona bishoboka bite kandi byangombwa se tubiriho turi babiri kandi inyuma ku cyangombwa cy'ubutaka hari ahantu haba handitseho ko nta muntu wagurisha inzu ari umwe. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwongera, kandi ziri ko mumeze neza mwese aho muri, abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese. Ndabasuhuje, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga zigiye zitandukanye. Nukuri Imana igikomeza umugisha, ndetse n'abandi mugenda mufasha bagiye batandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ndabashimira cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa mumenyereye kandi muzi, ntabwo nirwa muvuga mu izina. Comment nyinshi cyane zitukana. Rero ni mu kiganiro giheruka kujyaho cyawe na Samantha, gifite comment zimaze kuba zingaruka kureba ku kiganiro cyawe. Ndumva comment icyavuba kiri muri 640 comment kandi nyinshi arizo kukubwiza ukuri. Bagutuka, urashaje, ushaka iki, reka abandi bana, wandaye we ibiki. Rero uyu munsi ni wowe wantumiye, ni wowe mpamagaye umbwira ko ushaka ko tuganira. Ubundi indi minsi byabagari kumubuza na Samantha, kumubaza ibye n'umugabo wa Samantha, byabagari ari ngiyewe wifuje kumuhamagara kugira ngo twumve ibibazo byabo aho bigeze. Ariko uyu munsi ni wowe wampamagaye urambwira uti ndagushaka, ari icyo nshaka kubwira abantu badukurikira ko biri kose. Ndizera ko ari amahoro. Ni amahoro. Iyo umuntu abyutse bukeye biba ari amahoro. Ndashima Allah. Umeze neza. Ndashima Imana. Rero wambwiye ko nshaka, ndavuga nti uko biri kose hari impamvu, kuko nubwo bwa mbere umpamagaye muri ringi naguhamagaraga kubera ko nabonaga ibintu byawe na Samantha ari ibintu biri kugenda bigira indi ntera. Nari sindekera kongera kubahuza no kuguhamagara, ndavuga nti ibi bintu reka mbireke namwe muri bakuru cyangwa se budi twe twabihariye leta kari izabikemura. Ariko ejo bundi urambwira ngo ushaka ko tuganira, ndavuga nti uko biri kose buriya hari ikindi kintu cyahindutse. Nagira ngo nguhe umwanya utubwire. Wamamagaye ngo umbwire ikintu aho byagenze gute. Keza murakoze kumpa ijambo ndetse no kongera kuntumira. Hari haciyeho agahe, haraciye iminsi twaraburanye, ariko nyine ndashima Imana. Wowe gusa namenye ko warwaye Paul. Yego. Ku bakunzi ba Keza TV show nabo ndabaramukije, yambi ndabasuhuje bose, peace. Abandi gutya. Muri make Keza rero impamvu nakwihamagariye. Yego. Muri commentaire nyinshi nagiye mbona
zanjye na Samantha abantu bakomeje kuntera amabuye cyane ushize narabasabye ngo nibantera amabuye baranga ahubwo babaye nk'ubakangura nabaye nk'ubakangura barantukaye si ukwiva inyuma ariko mu gihugu cy'u Burundi ho hariyo abantu banyanse rwose binyanga ibitekerezo byabo bansabye byo kureka umugabo w'abandi Gilbert naramuretse nk'uko babinsabye ubu ngubu wamuretse bitubwire neza wowe na Gilbert ntabwo muri kumwe ubu njye na Gilbert tukiri kumwe abantu benshi bagiye banera amabuye bambwira Samantha ni umugore w'isezerano wagakecuru we nta kintu wari ufite ariko nanjye nkurikije narebye nsanga koko umuntu wanze Samantha nubwo yanukaga hari naho nagize ndamugana ntakijijwe koko no muri commentaire harimo abantu benshi bagiye bamubwira ati shasama nawe ntukijijwe nta muntu ukijijwe witwara gutyo gusa nyine commentaire nyinshi cyane zabaye nge nizinuka ngo wakiraye we nasanze nanjye gutwara umugabo w'abandi ntacyo byambwira sanga ntacyo bizamarira sanga ni ugupfa ubusa nahisemo Gilbert kumureka rwose ke hanyuma ibyo wamwishyuzaga amafaranga wamwishyuzaga nabyo narabiretse ntabwo nabuze biki warayamurekeye byararangiye ubu reka nkubwiye Keza hari umugani navuga wenda nkuvugiye hano imbere ya social media naba ameze nkaho ntukanye kandi ntabwo nshaka gutukana pe sinzi akantu kari inyuma ngo ntasera igikoma nta ntuza tatatata nasera iki cyangwa ntazasera iki igikoma ubwo akantu k'imbere abantu bumva ikinyarwanda bakisobanurire sinshaka kubivugira imbere hano ya social media ku bakunzi banjye batajya ngo ndatukana rwose ariko birababaje Gilbert naramuretse ntiyagende yite ku mugore we ndetse n'umwana ngiye nabivuyemo ntabirenze cyagiye turakigana tugikora cy'ejo bundi wavugaga kutwite hanyuma ibintu byo gutwita byo bihagaze biti nibyo koko uratwite Samantha yagumye kunjya mu mutwe kenshi n'ubu iyo ndyamye ndamurota biriya byanyibukije true story yanjye mfite umwana nibyo w'umukobwa byanyibukije n'ubundi ukuntu natwise ufite umwana w'umukobwa ufite umwana w'umukobwa uri umumama ndi umumama pe ufite umwana w'umukobwa mukuru n'ababa bari kuntuka ibitutsi byinshi mbona banyita ngo ndi umukecuru n'umwana wanjye namuzanye biri true batagira ngo nsaziye ubusa ngewe nshaje byanyabyo nagiraga ngo uri umukobwa wamagana uwashaje wagumiwe oya sinagumiwe mfite umwana w'umukobwa rwose mukuru sinsaziye ubusa kandi ndashima Imana ngaho abantu nsubize ku kantu kinda ya Gilbert avuga gutwite uvuze ko wamuretse ariko wavuga ko umutwitiye wamuretse gute kandi umufitiye inda ni inkuru ndende inda ya Gilbert aho nayishyize ni igihazi sinshaka no kubyibuka muri commentaire nyinshi hari byinshi nabwiwe harimo inama sindi buvugire hano ariko ngewe kunda Gilbert nakoze icyo nagombaga gukora sibyo muri commentaire hari abantu bangiriye inama kandi uwabwiraga wumva ntavunika nakoze icyo nagombaga gukora kunda Gilbert no kuvuga ngo tutakugoye no gusobanura byinshi bisobanuye ko wayikuyemo wapi ntabwo nawe ndi bukubwire aho inda ya Gilbert uko nabigenje ko biri kose niba utakifite ni ibintu ntayo ngifite na mva nanabyibagiye naramwibagiwe ko ngiye mfite ibyanjye biri true story byambayeho byakubabaje singikeneye kwiruka ku mugabo w'abandi ngo ni Gilbert Samantha natwara ibye mwifurije nta hantu uzongera guhurira na Samantha natwara umugabo we barera umwana wabo ngewe inda Gilbert narabikemuye Samantha natekane ndetse n'abafana be bamwe birirwaga bantuka ndabasavye bangirira ikigongo ntibazongeye kuntera amabuye ahubwo giye mfite inkuru yanjye iri true story ya nyayo aha nicaye imbere ya kamera giye mfite inkuru yanjye ya nyayo mfite umwana w'umukobwa dutangiye story yawe noneho y'ubuzima iyi ni story yanjye iri true
kubankurikira hari aho nabaye hari aho mba muri commentaire ndakeka bazankurikira kandi nkeneye inama zabo nako nabo baziyandikira bavuga ko koko ibyo navuze babizi. Ufite umukobwa ungana gute? Mfite umukobwa arangije secondaire. Ufite umwana urangije secondaire? Umwana w'umukobwa urangije secondaire. Bakomana nyagasani. Ariko yitwa Queen Teta, izina rye Queen ndarikunde nanjye wari mwise cyane cyane ko isatara hari ni nayo mpamvu narikoresheje mu gihe navuganaga na Samantha. Ryanyibutsaga inkuru yanjye. Byakwibutsaga bivuze ko atari ryo ryawe? Si ryo ryanjye. Queen Teta. Queen Teta ni amazina y'umwana wanjye w'umukobwa. Nushaka ariye watubwiye? Ariyo nayo nababwiye. Bivuze ko yatubeshye ntago ari yawe kugira ngo unabibone byanyabyo by'ukuri. Kanya kwereke niba ubishaka kugira ngo n'abankurikira batagira ngo ndabeshye. Kanya kwereke. Siko bya bintu abiri seriye wa? Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi mfite true story. Samaka byankuru si ibintu. Mfite umwana urangije secondaire ntago ari ibya bato. Umwana nguyu ko yitwa namwiyanditseho. Nguyu. Kamerama agafate neza ku kantu. Yitwa Queen Teta, handitse my Queen Teta. Ibi ngibi nubwo ibintu byaba bato cyangwa ibindi bintu, iyi ni inkuru iri true. Aka ni akaboko kanjye. Amazina y'uwo mwana ngaho. Wayabonye? Iyo ntago ari bato, aya ni amazina. Aya ni amazina y'umwana wanjye w'umukobwa. Umukuru urangije secondaire. Umukuru urangije secondaire. Abantu muvuga rero bavuga ko ushaje. Abantu bavuga ko nshaje uyu munsi bamenye ngo nsazi ukuri. Ushaje uri umukobwa? Yego. Ngiye ntago nshaje ndi umukobwa, nsazi ukuri nubwo nasabiriza mfite uwo naba nsabiririza nubwo nakora ikindi kintu kibi naba mfite umuntu ngira ngo agire gute arye ariwe wanditse ahangaha. Namubazaniye ababishaka baraza kumubona. Yes. Ngira ngo yambarire ubundi dukomereze tubwire ukuntu ungana ahubwo ntago wakabaye ufite umwana urangije secondaire ubu ngubu. Ngiye uvuze ko ufite umukobwa ngira ngo afite nk'imyaka 5 ngira ngo afite nk'igihe gitoya. Mu Kinyarwanda baravuga ngo agahinda k'inkiki nako agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Cyangwa ukongera ukavuga ngo hari inkovu nyinshi twambariyeho. Yego. Hari igihe umuntu umubona agenda mu muhanda ariko afite ibintu byinshi yambariyeho. Ushobora kubona umuntu afite iminkanyari ariko kumucira urubanza utazi impamvu iyo minkanyari yaje. Ushobora kubona umuntu afite imishatsi nk'iko nguko nakaraze numvise abantutse ngo mfite ibishatsi ngo bishwamaraye ntibazi impamvu nakaraze wenda nyine nuko nabuze amafaranga yo gusuka na nubwo bazi gukaraga icyo biri cyo. Ibi ngibi akenshi tubibona n'abantu bafite ubumuga ntago hari imvugo nyandagazi zateye bitari ngombwa byo vuga ngo umuntu ni umusazi. Yego. Ntago ari umusazi ahubwo ni umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe. Turabafite benshi abantu bameze gutya kwimishatsi yanjye dusanzwe tubiziho abantu nyine bafite ubumuga bwo kuba bafite ikibazo mu mutwe. Siko rero bimeze. Wowe uri muzima nuko nje ndi muzima gusa nambariye ku nkovu nyinshi. Tuguteza amatwi. Hanyuma Teta wamutwisute urumva n'umwana mukuru. Umuntu ashaka kwibaza wamutwise ryari ese wigeze ubana n'umugabo gusubana n'umugabo ubuzima bwawe nyine washatse kubutubwira butubwire neza byimbitse tubimenye wamugane tumenye n'impamvu wiyise amazina y'umwana wawe utubwire noneho yawe ya nyayo tuyamenye. Ibi ni inkuru yanjye ya nyayo. True story. Inkuru ya nyayo. One Direction naratangira bafite indirimbo One Direction n'abahungu nkunda ntibanzi nanjye simbazi ntibazana apfa bamenye. Harimo umuhungu mbihanganisha uretse gupfa witwa Pen naramukundaga kubera ko nkunda ibihangano byabo hako cyane cyane ngakunda indirimbo yabo yitwaga Story of My Life. Inkuru y'ubuzima bwanjye. Iyi ni inkuru nanjye y'ubuzima bwanjye. Ndakumva
tangira utubwira ko abari hafi no kure banzi babyumve ngo ni iri true. Njyewe navukiye ku Gikongoro pe, ku Gikongoro nyine yahoze yitwa prefecture Gikongoro, commune Mudasomwa, hano bita ku Kitabi. Ni ku rugabano rwa Nyungwe rwa Gikongoro na Cyangugu. Navutse mu muryango wishimye, mvuka ku mugore wa kabiri, ambyara ndi umukobwa umwe, mvukana n'abahungu babiri. Yego. Shake so kwirata, nariyemeraga nari nzi ko nzahirwa n'ibintu byose. Kuko iyo umuntu akiri muto hari ibintu byinshi abazi ko bizamuhira, ariko hari igihe byanga. Hari igihe byanga. Story yanjye yo nangiye kuyibuka ndababara. Nize muri secondaire, primaire nayize hano bita ku Kagano. Ku Kagano. Ni hafi nyine yo mu rugo kwa kundi mu cyaro hafi y'iwacu. Nditsindira njya muri secondaire, nize ahantu bita mu Mbuga. Ibindi kuvuga umunyamakuru witwa Jean Daniel Sindayigaya, ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda. Nanamushimira nanamusuhuza, yaranyigishije, yanyigishaga Igifaransa n'imibare aho nigaga. Ndanamusuhuje, ndetse na groupe yanjye yitwa Rungano Kitabi. Ku Kitabi naho navukiye ndanaharererwa. Abahazi muri commentaire narababonye bajya bankurikira ku ma social media, abitwa ba Sesi, mbashimira mbabwira ngo peace. Ndabizi ko bahari banyumva banandeba. Ndagira ngo uyu munsi hatazagira umuntu wongera kunshyiraho commentaire antera amabuye anuka, kuko ibyo ndi kuvuga, ibyo banukiraga byarangiye, ndi kuvuga ibyanjye. Utwibutse n'amazina yawe yanyayo kugira ngo abantu Mukabahizi Victoire, ndwi ku izina rya Vicky. Yes. Bivuze ko witwa Vicky. Nitwa Vicky muri make. Witwa Teta. Abantu mudukurikiye. Sinitwa Teta Queen, nitwa Vicky. Cyanize mu Mbuga ahangaha mu Gasarenda. Nararangije 6e secondaire. Sinagiriye ubuntu bwo kujya muri university. Kubera impamvu ndi bugereho. Naje gukundana n'umuhungu rero. Yego. Nibyo ntago natinya kumuvuga hano. Nigeze kumukunda, yitwaga Nyabagabo Eric. Ari we mwabyaranye? Ari nawe twabyaranye umwana w'umukobwa. Yego. Twarakundanye, ndi umunyeshuri. Hagata ntera inda. Wari ukiga icyo gihe? Nari nyiga mba ku Muhima, turakundana. Nta kintu kibi kituri hagati. Ankunda nanjye mukunda pe. Yaje kubona akazi yajya gukorera ibyumba, kuko no muri secondaire abantu twiganye muri secondaire ibyumba, ahantu bita kuri Papeb. Niba harunzi ndamusuhuje, bamwe sinyibibuka. Nahize muri 4e. Naje kujya muri secondaire hano kuri ETM kwa Maboyi munsi ya Sky, ni naho narangirije secondaire. Ariko kenyiri hano inkuru yanjye ikintu kibabaje cyane, simbabajwe nuko umugabo nye yananye uwo mwana. Umwana wanjye icyo gihe yigaga muri Apakope. Ndabyibuka umugabo witwaga Umuhinya kwigendera Umuhire Vante, yitabye Imana. Imana imuhe uruhuko ridashira. Yari umunyamakuru, niwe wamfashije nge n'umugabo wanjye icyo gihe kugira ngo umwana wanjye abone ishuri kuri Apakope. Icyo gihe twari tugikundana n'umugabo wanjye, tunabana Kimisagara National. Abanyumva bazanyomoza. Mwarasezeranye? Ntabwo twasezeranye. Ugira ngo se simenya ko gusezerana bifite agaciro muri iyi minsi shake. Ubundi kera ntago abantu babyitagaho. Kera ntago gusezerana abantu babyitagaho. Twese twari tuzi ko urukundo, isezerano ari ukuntu ubanye n'umuntu, ari ukuntu ukundanye n'umuntu. Nanjye rero niko byangendekeye. Kugeza nubwo ngewe nagiye mu rugo iwacu duca amakara turahinga. Hanyuma mwatandukanye, mwaje gutandukana gute n'uwo mugabo mwabyaranye Teta? Uwo mugabo twabyaranye, umwana wanjye afite imyaka 5. Naje kumenya ko umugabo wanjye afite undi mukunzi. Yego. Urumva mo hagati nahagaritse ishuri kubera umuhungu amaze kuntera inda.
byabaye ngombwa ko mpagarika ishuri kugira ngo nite ku rugo, numvaga naniwe ntabasha kujya ku ishuri n'urugo n'ibiki nta mukozi nari mfite, biba ngombwa ko mpagarika ishuri kugira ngo nite ku by'urugo. Icyo gihe njyewe nasigaraga mu rugo akajya gupagasa nyine gushaka ubuzima. Ni umushoferi yatwaraga ibimashini bikora imihanda, icyo twita katiripurari. Yari atarahinduka ke, wumve ngo ni umugabo witondaga do A a Z. Hamwe nawe ureba umuntu njye nari nzi ko nahiriwe. Narabana ijoro ni jyewe warigezemo pe. N'abanyumva umukobwa wese cyangwa umugore wese cyangwa umuhungu uri hano wese ntazagire ngo yagezeyo nta kihe, ibintu birahinduka, ibintu bigira igihe. Jewe byaje kwanga gute rero, byatewe jewe byanga umunsi umwe nasigaye mu rugo muri vacancy, ubwo najyaga nje kumureba aho akorera ku kazi metse uruhinja nkajyayo, ariko nagiye nkabona umugabo ntakinyitayeho. Byaje kugera ubwo menya ko afite undi mwana w'umuhungu yabyaye hanze, ariko ibyo sinabyitaho ko naramukundaga, naravugane ko ari njye uri mu rugo se ubundi uwo mwana ntago azaza hano ngo nkure mu rugo n'ijye uri mu rugo. Ibyo byavuyeho nawe arabinyemerera ati koko mfite umwana w'umuhungu. Ntago nakwanga amaraso yawe, nk'uko nanjye n'ubundi nahura n'umutipe cyangwa n'umugabo akankunda mfite umwana. Turabisezerana, ndamuhabarira, ndanabyakira, nanjye ndiyakira. Mo hagati rero ibintu bijya kuzamba tubibyumva, nibwo namenye ko afite umukobwa w'umupolisikazi bakundana. Ko nabyibuka ndi umunyeshuri nayo mfite examen ari mu gitondo, ndamutegereza ijoro ryose ndara nicaye. Njyana abandi bashoferi batahaga, kuko njyewe twari twarakodesheje inzu iri ku ruhande tuyibamo n'umukozi n'umwana. Umwana icyo gihe yigaga muri corridor de la salle mu bafrere, njye niga kuri Apapebo. Ibindi kuvuga umuntu wese unzi unkurikiye azanyomoze. Ngira umukozi naramukundaga pe, ngira umukozi niko numva ni amahoro. Ndabyuka njye mbimamagara umuntu umwe witwa Gikondo, akora muri Wasac ibyumba n'ubarahari, yitwa Gikondo, umutipe ukora ibyumba muri Wasac. Ndanamusuhuje, ndamuhamagara ndamwani wandangira ahantu abashoferi bandi bacumbitse nkajya kubabaza ibyabaye ku mugabo wanjye. Gikondo yaranyemera aranyitaba, njya abandi bashoferi bacumbitse, mageze mbakubise inkuru yanjye niko nabuze Rike bita. Akaba harimo umutipe umwe nari buvuga izina wigeze kuntereta, nari nkiri keza nyine ntarasaza, urumva ashize imyaka myinshi, naraba umukecuru wari waranterese ndanga. Ariko ijambo yambwiye, yarambwiye ati ntureba Vicky, genda gukunda, ukunde Rike ariko we agukunda igice. Nariko mwana mva imbere genda, nubwo uragira ngo usenyere. Ati ntabwo ari kera ngo uzabone ko wibeshye, ati ushatse wankunda. Arambaza tubuse ko ngiye udashaka. Hanyuma nagira ngo wenda kuko ndumva ufite inkuru nyinshi, ndumva ari byinshi cyane, nagira ngo umbwire umugabo mwatandukanye, umwana afite nk'imyaka ingahe, wowe ukomeza kumurera kugeza ubu, mwatandukanye afite imyaka ingahe, mwatandukanye mupfuye iki? Umugabo wanjye twatandukanye ari muri maternelle ya kabiri kuri Apakope. Nibwo umugabo wanjye umunsi umwe yatashye akorera mu Mutara. Icyo gihe mbona na message, mbona telefone yagumye kumuhamagara, mubajije arambwira ngo nindeke kumubaza ubusa. Icyo gihe bwagomba kubyuka njya gukora exeta. Twagomba gukora exeta, twakoreraga Kimisagara ku mashuri yaho ya primaire. Ariko nza kumucunga yasinziriye, mbona message iri kumuganga ngo mbwira niba uzamfasha cyangwa utazamfasha mbimenye. Ubwo buranyica, mfata ya nimero na message mbyitransferaho. Mu gitondo ni ikingano nyihamagaye nitabwa n'umugore. Arambaza turinde, ndabana ndi mubyara wa kanaka. Hato ni umugabo wanjye yanteye inda, ndi mubyara we, hatari kwanga kunyitaba. None se uri amdangira ahantu ari naho umugabo wanjye yakoreraga. Nunse umugabo wanjye rero
namubajije abonye ko byose nabibonye arambwira ngo niko kuri ngo icyo yanshakagaho yari amafaranga yo kugira ngo ngurishe ishyamba ryanjye. wari ufite amafaranga icyo gihe? Ntabwo ari amafaranga narumva nari umunyeshuri ariko mvuka mu giturage, ni udufaranga twakundi mu cyaro nyine ubu kwiharika agasambu nayo naragurishije ndatuma urumva amaze kunenda akananyemera ko tubana twarabanye mu nzu mu yawe mu yanjye. ubwo wagurishije iyo sambu ndavuga uyu niwe tuzasazana ntabwo azanyanga. urayazana urumuna yakoresha? Ndayazana turayakoresha. Niyo munsi yambwiye ngo nyine ntabwo nkigukunda, iby'uwo mukobwa yakubwiye uwo mugore wo mu Mutara nibyo, mafite undi muntu nkunda. Nanze kubyemera pe, nanze kubyemera na n'uyu munsi niyo nkuru yonyine nibuka. Hari kuwa gatandatu umwana yigaga materineri, arambwira ngo sindi bugusobanurire cyane, ibyo nkubwiye ni ukuri, sinyigukunda, mfite undi muntu nkunda kandi ibyo yakubwiye amfitiye umwana mu gihe nyine maze makorera namuteye inda. Abantu bari Kimisagara bankura iki, Kimisagara national, abantu bankurikiye bahari. Niho mwari mutuye? Niho twari dutuye, n'inzu niwe iri. Mwari mufite inzu se? Ngana n'amafotokopi nyine aho mwabaga ni naje kuzinga ibyanjye ngira ngo ari kunyinisha, ndavuga reka ntahukane. Mwabaga mu nzu yanyu Kimisagara? Mu nzu yacu Kimisagara. Mwari mufite n'amafaranga? Ndavuga reka twari twarayiguze nyine, yazanye amafaranga ye, urumva ni umushoferi, ntago navuga ngo nazanye yanjye gusa nawe azana ndi. Ndavuga ngo ntituzagume, urumva twatangiye dukodesha tugera ubwo tugura inzu yacu. Shake akabi gasekwa nk'akeza. Inzu tuyibamo, ushobora kwemera se ko inzu nayivuyemo nyimazemo amezi 5 aribwo ibyo byose nabimenye. Mwaramaze kuyigura uyimaramo amezi 5? Kubera ko nari nyanditseho naravuze ni reka nahukane. Ngiye kubwira ikintu kimwe cyambabaje n'ubu nazibagira. Bwagomba gucya njya gukora exeta, ngeze muri exeta mbura icyo nandika, yankubise inshyi 2 mubashije ibyo bintu ari mu gito, ankubita inshyi 2. Ngeze muri exeta Kimisagara mbura icyo kwandika, mfata fait de réponse na fait de questionnaire, nkajya mfata ibyo bambajije nkongera nanjye nkabyandukura. Kubera ko narahagurutse muri exeta wenda nihute, ndasohoka numva nabuze icyo gukora. Ngeze ku muryango umusirive yarambaza ati witwa nde? Mbura icyo mubwira, abona ntangiye kuzenga amarira. Nibwo umugabo yari yaraye nkubise bwa mbere mu buzima mu myaka nari imaranye nawe. Mbuze icyo nandika, arambwira ati reka reba ku bizamini basi kugira ngo usohoke hano birasaba amasaha 3. Nibajije ko amasaha 3 ari bushire biranyobera. Numvaga nta kintu na kimwe nzi, nari meze nk'umuntu utarageze no muri primaire. Ibintu byose nabyibagiye kubera guta umutwe. Mpita mfata ibyo nabajijwe nanjye ndongera ndabyandukura ngo ndebe ko ndi bubone iminota iri bushire ngo nsohoke maho. Numvaga mva isi yanyikaragiye. Nabo mfite basaza banjye 2 babonaga nzanye amafaranga bakambaza ngo ku wundi ngo waruswe umugabo ari umwana wundi, ngo ubwejo ngo karagiye, ngo ejo nikamara kuruwa ngo kazagaruke kararushye, ngo ibyako karayamaze. Story of my life. No kuri hangana hari igihe umuntu abana n'ibintu ibyo nanabyandukuye nihuse. Ndasohoka mfite ntago umuntu haba arankosoye icyo gihe, mfite amatsiko y'uburyo yarebaga niba yarabonaga uyu muntu ni umusazi, ni umurwayi wo mu mutwe. Umuntu wankosoye nawe sinzi ukuntu yanekerejeho.
kuko na 0 cyakora buriya wenda bamaye 0 ifite nk'amatwi yo kuba nitabiriye nkaba ninjiye muri examen gusa 0 niyo kuba nari nahageze kanihote naratashe nibo ngiye kugera naratashe mpita nziga ibyanjye mpeka umwana n'umukozi wanjye yitwa Delphine ni umunyabugesera ariko baba mu cyaha hafi niba nanyumva cyangwa nkurikiye ndamusuhuje yambereye umwana mwiza cyane nimuka mpeka umwana nzinga ibyanjye mpeka umwana fata ibintu bike nari nshoboye ndamuhamagara ko navugaga ni wenda ari bwisubireho ndamutelefona ndamugana isheri nuko namuhamagaye ndamusheri ati wi ndamwana ndagiye nguragiye ngugiye hese nangiye kureba abantu nduhukira nawe usigare witekerezaho nubishobora ngiye nawe tuzahure umbwira icyo gukora ahita aseka ndani funguzo zawe urazisanga naha ko niko nabigenje nahise ngenda ku Muhima ari udufaranga duke nari mfite tugera ku 70,000 nkodesha inzu noya ku Muhima hariya munsi y'ahantu bita kwa Kiruhura nyigumamo abantu batangiye kumubwira ngumva ngo nta mugore ngo wakwanga umugabo w'umushoferi umugabo ngo utwara ngo imashini ngo abayembwa amafaranga menshi ngo nibwo wamusize muri iyo nzu nibwo nagiye ku kazi ngumva nta mugore watinzuye nta mugore wakwanga umutipe w'umushoferi mbese bavuga byinshi ubwo ntabuza agahungu kamushutse azahita agaruka hajyanye umwana w'uruhinja aho azahita yigarura cyangwa se ejo bazaba bamuteye indi nda inzara izamwica itagaruka bavuga byinshi muri commentaire nyibaho ngaho naragiye ategereza ukwezi kwa mbere ko ngaruka araheba no kwa kabiri sinkubeshya dore inzu ndabyibuka ku kagari amafotokopi umuntu wahoze adukorera w'umuhungu yitwa Marite yaramwohereje aza kunyiba acurishije imfunguzo aho ngaho ku Muhima aho wari mu ashaka impapuro n'ingero ufite icyangombwa cy'umutungo cya original wari warakijyanye nyine ariko nakoresheje amafotokopi akoma hagati umugabo aza kumbwira ati hari ahantu ngira ngo twake credit urumva ati mi cyangombwa cy'umutungo ariko ngewe hakaba hari umuntu wambwiye ati amafotokopi aba ari meza amafotokopi uzayabika ariko nyabika ntatekereza ko umugabo hari iki yazayigurisha ariko amafotokopi nari nyafite nk'uko wafoto ziranga muntu cyangwa se ikindi cyangombwa ntago nkubeshya ngizi fotokopi ndazifite ngizi genda shaka kumva ukuntu inzu yagurishijwe ukuntu inzu aho umugabo wanjye yashatse attestation de décès umuntu nambariye ubusa umuntu nagiye mu cyari iwacu ngagurisha agashyamba nari mfite umuntu twasangiye ubusa tukita n'ibisambo turi ngiyi fotokopi iki yisomero ngiyi usome byose kugira ngo utajya ngo nanakubeshya urebe nge nawe turiho turi babiri turiho nge nawe ndaza kuza kubyereka abantu nyuma abanza turiho ngewe nawe gute nyine warahukanye uragenda asigara mu nzu hanyuma ibipapuro abikwiba gute inzigurishwa ite nicyo kintu dushaka kumva gikomeye umwana wacu yaje gutsinda nyine nakomeje ndavuga ati ariga mama wanjye mfite mama ndamukunda cyane yitwa Mukahigiro Floride ni umupfakazi none mushimira kuba nyine yarihanganiye ko ndi umwana umwe w'umukobwa utaramugiriye umusaruro ambabarire pe yagumye kumfata nk'umwana we shake niyo wamfashije arakomeza amfasha teta muri apakopa arahava ajya kwiga indera kuri Bright Light aratsinda nshimira abayobozi bo muri Bright umwana ajya kwiga muri Saint Andre inzu namenye ko yagurishijwe rero
umwana ari ujye gususha muri Saint Andre mbura ni ntuza bira byemezo babaha kugira ngo basushe. Ngeze muri Saint Andre niba inyumva ndi mama wa Queen Teta Nyabagabo. Mageze bati uri midene ry'umwaka wose ry'ibihumbi 396 ry'ikisi. Nese kumba umugabo yari yarambwiye ngo amafaranga ajya kuri konte ishuri ry'umwana ni ntibishoboka. Banyereza muri comptabilité ngiye koko bampiye ipapuro. Mita mvuga ni bishoboka. Niba se ntakiba mu nzu byibura n'ubukode ubwo nihuse ni ibintu birebire. Nta nubwo se byibura havaho n'amafaranga y'ishuri ry'umwana. Nakubiswe n'inkuba ubwo nageraga Kimisaga sanga it's true. Sanga inzu yaragurishijwe kera. Agurishije. Ndabona ni bishoboka bite kandi byangombwa se tubiriho turi babiri kandi inyuma ku cyangombwa cy'ubutaka ahantu abanditseho ko nta muntu wagurisha inzu ari umwe kandi nziriho abantu nubwo baba ari umuryango. Ibindi kuvuga byagenze gutahubwo kugira ngo ayigurishe utabizi kandi bayigurigurwe. Niba abantu bankurikiye n'ubutabera niba hari abantu bazi ibintu batubwire bigenda bite kugira ngo kiretse utakiriho nibyo bishoboka. Batubwire bigenda gute kugira ngo umuntu agurishe inzu kandi mu byangombwa by'ubutaka twagiye dufata biriho ko umuntu atagurisha ikintu atari kumwe n'undi. Sinakubwira ngo ahantu bakuye signature yanjye wenda fotokopi nk'umugabo twabanye iyo myaka ni ari kuyibura sinzi umuntu wasinyiye. Gusa ikintu naje kumenya ngo nuko bashatse attestation de décès. Uzi umuntu kwicukiriho yavuze ko wapfuye. Bavuze ko napfuye. Ntago nzi umugore wawe waransinyiye. Nanze kubyemera ko kanya njya ku cyicaro cy'ubutaka hariya mu Kanogo. Mageze hari ku wa gatanu barambwira bambaza ikibazo mfite ndababwira ni mu ndebere hari avamidi. Barambaza ati nese mada kujanurira bite. Batekerereza ikibazo cyanjye naguranye inzu n'umuntu none nje hano nageze hano bambwira ko yagurishijwe mbashyira nawe amafotokopi. Ndavuga ni mu mbabare mu ndebere arambwira bati mada uyu munsi ni kwa gatanu ntabwo bishoboka cyerekuje ko ndabwe ni reka ni mu mbabare ndacumbitse kandi batuvuye ni nuruka icyangugu no mu butaka niyo bari kunyumva inkuru yanjye bayibuka kwica umuntu ari muzima. Bati mada ni basi niba mutajya mu bijyanye n'ubutaka kuwa gatanu muri kumbwa ngo nzagaruke kuwa mbere ni mumfashe nahe namenye ukuri kuko simbyumva. Iyi nzu yaragurishijwe cyangwa nukumbeye. Hari umugabo ndamwibuka sinibuka izina rye abonye ukuntu ndikurira cyane hati madasi kukurebera gusa ko inzu yagurishijwe cyangwa ni rwose ni muri byo mu ndebe. Iyi ni inkuru ya nyayo. Igiye muri machine arebye arambwira ati mada umaze igihe kingana icyo umenya ko inzu yawe yagurishijwe. Ndavuga ni maze ibyumweru 2. Yesa ambwira ngo inzu yawe imaze amezi 5 igurishijwe ndetse na mutation zarabaye. Iyo nzu ndi kukubwira n'abari kunyumva n'abayirimo Kimisagara irimo abantu igurishijwe inshuro ngo 2. Nashakishije umwavoka nkabona nta mafaranga nabona. Njya Kimisagara ugiye kumanuka kuri Maison de Jeune hari ahantu hari urugaga rw'abavoka babandi bafasha abantu batishoboye. Njyayo barambwira ngo ikintu bakora ngo nugukorera umuntu kumufasha gukora imyanzuro gusa. Nganirije undi muntu arambwira ngo ninjye muri Image njya muri Rwanda Women Network nayo narahakinnye theatre. Barambwira ngo nzaje ahantu ya nzaje muri Haguruka. Birancanga ndasiragira mbura umuntu numwe wapi nari naramubuze. Nagongeye kumubona sinongeye kumubona. Umwana
mwohereje gufata ibikoresho ahantu yarasigaye afite uwo mugore, baramugoma nawe n'uwo mugore bajya kuba kwirebero. Umwana sinongera kumubona, baramukwiba, nza kongera guhura n'umwana ari kurira, aramfata yanga kundekura ati mama papa yaranjyanye ku mugore afite, ntabwo nshaka ko dutandukana nubwo yanjyanye ntabwo ahaba. Ukimara kumenya ko yagurishije yakwibye umwana aramujyana, namwatse ibikoresho arambwira ngo nimwohereze, ngo niba namwohereje ngo sinzo nibamunsubiza. Muye n'umwana aramfata yanga kundekura ati sinandukana nawe n'ubundi aho nta kintu hamariye mama, ni wowe wenyine nshaka. Nuko namenye uburyo inzu yanjye yagurishijwe, wadusinyiye wari mudugudu wacu, Imana imuhe iruhuko ridashira, yitwaga Murwanashyaka Emmanuel. Ndagira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, aruhukire mu mahoro. Nawe ku bitapapuro byanjye by'ubugore yari yarasinyeho umugabo witwa Hamada, Muzehe Hamada, yari umwunzi Kimisagara, nawe ndamusuhuje. N'abaturanyi bose bitwa ba Gasore, abansinyiye bose. Byaje kurangira gute? Wararekeye inzu byaje kurangira mbuze ubutabera, mbura umuntu n'umwe wamfasha. Ndabyibuka ko nigeze no gufungwa nicaye ahantu, bamaze kumenya ko mfite ibi bipapuro amafotokopi, ndi kwiruka ahantu hose nshaka umwavoka, njya muri maje. Umuntu arambwira ati abantu baguze inzu yawe ni abantu bakomeye kandi uri umukene, nureba nawe uzabigwamo. Njyewe nagiye no mu buroko Inyamirambo ndafungwa kubera inzu. Mama aramamagara, ntabwo mbizi, nayo nicaye ahantu baragufata baragufunga. Ubusanzwe nkina amakinamico yo muri Never Again, nanihanganisha abo dukinana. Mu minsi iri imbere tugiye gutangira, hari nagomba kubyuka njya gukina teatre yo kwibuka Ikibagabaga. Umuntu anuruka imbere arambwira ngo mada, ngo 500 byasigaye. Sinaherukaga no kubona 5,000 mu ntoki zanjye. Kumbi abantu ari abaguze inzu, hari umugabo wanjye bamenye ko mfite ayo mafotokopi. Hari n'abantu babatangabuhamya bagiye basinya ku mpapuro zanjye z'ubugure, bazabijyamo baravuga ngo bashaka uburyo bazimya dosiye yanjye. Nge namaze icyumweru mfunze, ntazi icyo mfungiye na dosiye, mbura umuntu wamfungishije. Ariko umuntu aza kunyongorera arambaza ati nta muntu ufitanye ikibazo. Ndabona abantu dufitanye ikibazo ni abantu baguze inzu yanjye. Inzu yanjye yaragurishijwe, abantu bayiguze bazi neza ko iyo nzu ifite icyangombwa kiriho abantu 2 ba mbere. None uwayigurishije yakuyeho sinyatire yanjye, yakuyeho fotokopi yanjye irangamuntu. Ese icyangombwa barabigukoreye cyuko ntakiriho bagikuye, si babihimba se? Ntabwo nari nzi ko abantu babihimba. Ubutabera niba buriho butubwire, ngende kubwibariza. Umuntu yarapfuye kandi ari muzima. Ibintu abantu bakunda ibintu kurusha abantu. Ngayo nguko kandi uri muzima. Niyo mpamvu rero umuntu abantu bankurikiye wenda reka mbisegureho. Abantu bagendana ibikomere byinshi ku mitima kubera ko ubuzima abantu bankurikiye kurira gutya. Ngewe ubu ndakodesha mba mu gashamburete gato cyane, nge n'uwo mwana wawe ubu ngubu yaratsinze muri Saint Andre. Umwana nyine yaje gutsinda, mbura ubushobozi bwo bari bamwohereje i Nyanza kwiga muri Saint Trinity. Urumva mbura amafaranga yo gususha. Sinzi umujyaneza avuze ati umwana nk'uwize ubwenge koko abure n'uwamwishyurira umwana wanjye mpita mujyana he. Mbona umujyaneza mujyana kwiga mu myuga. Ndashimira muri mu kazi wanjye witwa Elize, niwe warize arambwira ati ngiye kumushakira imyuga basi yiga umwaka umwe, kuko umwana buri gihe ahoraga yicaye arira ati mama mbura ababyeyi bombi. Ati papa wayi inoti yanyanze ma sinduwe. Yanamuguriye inza amubeshya ngo yayimwanditseho. Ati ko papa yari yarambwiye ko inza ari iyanjye mama, none ko mbuze ishuri kandi mfite ubwenge bite, kandi mumbwira ko mwanguriye inzu.
papa wati umwana nkabura icyo musubiza. Naje kubona umujyaneza nshimira ikigo cyitwa Saint Francis kiba hano mu Kiyovu hirya ya Onomo Hotel, niho arangije yahise ajya kwiga. Mbona umwana ati mama ese ubu ndiga umwaka umwe bizamarira icyo umwaka umwe uzamaze iki? Umwana agiye mu mwaka umwe ikigo kibonaza ubwenge banyemera kumwishyura undi mwaka umwe, hanyuma ariko yagera muri CZM nibo bamfashije kujya kugira ngo abone resubstick zo kugira ngo asushe. Sinzi uko babigenje kubera yari afite ubwenge, ni wabaga wa mbere ku kigo. Shimira icyo kigo n'abaterankunga bamfashije, ariko bansaba ko umwaka wa nyuma nzawiyishyurira. Ubu tuvugana yabonye diplome n'amanota 81 n'ibice 97. Umwaka wa mbere ni umujyaneza wawumwishyuriye, uwa kabiri ikigo kimwemera kwiga ku buntu. Igihembwe cya nyuma ari nacyo cy'ikingiki yabonyemo diplome. Kuwa gatanu washize yari yabonye akazi ahantu, ariko amutuma diplome. Agiyeyo bati rero ugomba kubanza kwishyura amafaranga y'umwaka wose 330. Diplome ye niho iheze, bari kwa applyinga. Sinzi aho abonye akazi nyine bamutuma diplome, ariko diplome ye n'ikigo simbeshya ni Saint Francis iri mu Kiyovu. Diplome y'umwana niho iri, nta bushobozi nyine mfite bwo kujya kuyikurayo nyine. Sinzi gusa turi kwa applyinga, maze kwa applyinga ngo ahitemo university yamwemera, ariko sinzi niba aho umuntu ya applyinze batamutuma diplome gusa nyine iri ku kigo. Uwagira ubushobozi akamfasha kuyikurayo. Badusabye ko uyu mwaka wa nyuma ari nabo bamwemereye kugira ngo abe yakora, agomba kubanza kwishyura ayo mafaranga. Ku gihembwe nyine bishyuraga 110, ubwo ni 3,330. Diplome ye niwe iri, bankurikiye simbeshya, nawe namuzanye n'ikigo kirahari sinkibeshyera. Hari igihe abantu bavuga ngo yaje gusabiriza kuri social media. Ibi si ibintu umuntu yabeshya. No ku ishuri bahamagara muri Saint Francis bakabaza ati ese umwana yitwa Nyabagabo Queen Teta hari ikibazo afite aho ngaho? Yanabonye amanota meza, amanota 81 n'ibice 97. Arayafite ya mbere, ariko ubushobozi bwo gukora diplome ye ntabwo dufite. Ngiyi inkuru yanjye. Ntabwo nari nzi ko umuntu yashaka kwica umuntu kugira ngo agurishe ubutaka. Ikintu cy'ubutaka n'inzu ni ibintu abantu bapfa cyane. Ibyangombwa si ngibyo nibabyibona isomero. Amazina yanjye ngayo n'ay'umugabo UPI abankurikiye n'abashinzwe ubutaka ni UPI ifite 675 ngiyo. Abashinzwe ubutaka niba banyumva cyangwa se abavoka barenganura abantu batubwira ukuntu ibi bintu bigenda kugira ngo umuntu abura ibye yarabifite. Ikindi navuga, niba hari abantu bajya batanga ubufasha, nimero yanjye sinzi niba byemeye ko nayivuga hano. N'umwana naza arivugiriye nawe ababwira inkuru ye. N'ibigo nagiye mvuga ababishoboye bahamagara, ntabwo ari bato nka kwa kundi tujyaza gukina amafilime. Iyi ni inkuru iri true story of my life. Inkuru yo ni ndende. Kuva icyo gihe ni nyine nabayeho nta wundi mugabo nongeye gushaka mpaka umwana negereje kugira ngo akure nawe araza ari bwivugire inkuru ya reka gushimire kandi nkwihanganisha. Niyo mpamvu buriya ubuzima. Reka mbanze nange nimero yanjye wazashaka ubinyibariza cyangwa akagira ubufasha yazatanga abishatse. Nimero yanjye ni 0783 210 63 0783 210 63. Nitwa Mukabahizi Victoire,
nzwi ku izina rya Vicky. Ntagakiri Teta Queen. Ntabwo nyiri Teta Queen biriya, Teta Queen ni ahubwo umukobwa binyibutsa inkuru yanjye. Teta Queen ni umukobwa wawe. Teta Queen no ku kaboko namwisharatuye ko numvaga ari we wenyine. Kuva icyo gihe sinigeze nongera gukunda n'abanzi. N'uwo mwana nagumanye ndavuga ngo reka nindya ubusa azarya ubusa mpaka mukujije. Reka ngushimire ku nkuru yawe uduhaye, hanyuma ambwira abantu badukurikiye ntabwo ari byiza kutuka umuntu ibintu kubwira, kuko urumva biriya twabonaga ni ibya vuba n'iby'ejo bundi, we yaratubwiye ibya kera tutari tunazi ko byabayeho. Umva rero hari abantu benshi mwamututse mumubwira amagambo atari meza, ariko mwabimubwiraga mukurikije namwe ibyo mwabonaga. Gusa umuntu aba yicaranye ibintu bikomeye, umuntu abana n'ibikomere byinshi, umuntu aba yaranyuze mu buzima bwinshi. Murumva ko afite umwana mukuru n'ubuzima bukomeye yaguciyemo, ariko icyo navuga ni ukwihangana. Yitwa Vicky, yabitubwiye, nihangane. Abankurikiye bambabarire kurira gutya rwose, ndashaje ko sinsaziye ubusa. Umwana nareze nawe arabibwira arabiyereka, sinsaziye ubusa. Wanyuze muri byinshi kandi biragaragara ko nabyo bitari byoroshye. Reka dusore tugane ku musozo, ibindi tuzajya tukomeza tumenye amakuru ye. Hanyuma n'umwana we nawe tugomba kuganira nawe akatubwira ibyo ari byo, tukanamureba tukanamenya n'umwana nawe uko yabayeho ndetse nawe uko ameze ubu ngubu, mbese tukamenya Vicky wa nyawe apana Teta twamenye kuri ya nkuru itariyo. Inkuru yariyo, ariko nyine harimo n'ibindi bintu byamuteye kugira ngo avuge ibintu agendeye no ku byamubayeho. Hari igihe warabaye mu buzima bikagutera toroma ku buryo n'ubundi buzima utangiye bwo gukundana n'umuntu mushyashya bigutera toroma ku buryo wumva uzinutswe burundu. Reka dusoreze hano, tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze abakunzi ba Keza TV show, turabakunda. Bye bye.